kuri Everybody, aho tubagiye kubagezaho inama 10 zakurinda ihungabana uko twazikuye mu gitabo cya How to Heal. Ihungabana ni ibikomere bishobora kugira ingaruka kuri buri ruhande rw'imibereho yacu, nko ku ruhande rw'umubiri, ku marangamutima no ku mitekerereze. Nubwo kwita ku buzima bwawe bidashobora gukuraho ububabare, bishobora gufasha kugarura icyumba cyo kugenzura no guteza imbere gukira. Waba uri guhangana n'ibikomere bya vuba cyangwa uri guhangana n'ibikomere bya kera, kwita ku buzima bwawe ni ingenzi cyane mu gukira mu buryo bw'umutima. Dore zimwe mu ngamba zoroshye zishingiye ku bimenyetso byizewe zizagufasha guhangana n'ibihe bigoye. Dore inama ya mbere ni ukumenya ibyo wiyumvamo, acknowledge your feeling. Ni ingenzi kumenya no kwemera ibyiyumviro byawe utabiciriye urubanza. Ihungabana rishobora kuzana ibyiyumviro bikomeye nk'ubwoba, umujinya cyangwa agahinda. Ubushakashatsi bwerekana ko kwemera no gutunganya ibyiyumviro ari ingenzi mu gukira. Inama yo kwiyitaho, self care tip: fata iminota mike buri munsi urebe uko wiyumva. Gerageza kwandika mu gitabo cy'ibyiyumviro cyangwa ushinge gusa izina ku byiyumviro ufite icyo gihe. Ibi bifasha kumenya neza amarangamutima no kuyarekura. Dore zimwe mu ngero z'uko wamenya ko utamara amarangamutima yawe. Urugero rwa mbere, hari uguhangayika. Ndumva mfite agahinda cyane muri iki gihe. Kurakara. Ndumva narakaye ku byabaye. Gutinya. Ndumva ntinye kandi nsanzwe ntazi iby'ahazaza. Kunezerwa. Ndumva nishimye kandi nishimiye uyu munsi. Gutungurwa. Ndumva ntunguwe n'uko ibi bintu byagenze. Kwangirwa. Ndumva nejejwe n'uko nabonye ikibabaje. Kumva ufite ikosa. Ndumva mfite ikosa ryo kudakora byinshi. Kumva utishimye. Ndumva nkozwe n'isoni ibyo nakoze. Kurambirwa. Ndumva nkozwe n'isoni kuko nta kintu kiri kugenda neza. Kwigunga. Ndumva ntagira umuntu umpumuriza, nta n'unyumva neza. Bigikunda kugira abantu benshi. Kugwirwa. Ndumva ntashoboye kwihanganira ibintu byose mfite byo gukora. Kumva nta cyizere. Ndumva nta cyizere mfite cyo kugera ku ntego. Kujijwa. Ndumva njijwe kandi ntazi ikintu nakora kurikira. Kumva utashimira. Ndumva ntishimira cyane cyangwa mfite. Kuruhuka. Ndumva muremeye kuba bigenze ku ndunduro. Ibi ni bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko wamaze kwinjirwa n'ihungabana. Noneho intambwe ya kabiri ni ugukora aho wizewe. Ibyago bishobora gutuma wiyumvamo ko tudatekanye. Gukora ahantu hizewe bishobora gufasha mu kuruhuka no gukira. Ahantu hatuje kandi hatuma wumva ufite umutekano ku mubiri no ku mutima. Bifasha gusubiza ku murongo uburyo bw'imikorere y'ubwonko. Inama yo kwita ku buzima bwawe. Shyiraho ahantu hihariye mu rugo rwawe hafite amabara atuje, itara ridakabije n'ibintu biguha ihumure nk'amabara cyangwa ibimera. Iyo wumva ufashwe n'umunaniro cyangwa wacitse intege, jya uhagurukira kugira ngo uruhuke. Noneho intambwe ya gatatu yo kwirinda ihungabana ni imyitozo yo guhumeka.
Imyitozo yo guhumeka ifasha kugabanya stress, igukomeza mu gihe uriho, uburyo bworoshye nko guhumeka cyane cyangwa kwibanda ku myumvire yawe bishobora kugufasha kugenzura amarangamutima akurenze. Inama y'ukuntu wakora iyo myitozo yo guhumeka: gerageza imyitozo yo guhumeka iminota 5, funga amaso, hanyuma wibande ku guhumeka kwawe. Niba ibitekerezo byawe byahatanaga, ugarure buhoro uko uri guhumeka. Uko guhumeka kwawe guprogramme nka headspace cyangwa insight time zishobora kugufasha kugera ku masomo magufi. Noneho intambwe ya 5 yo guhangana n'ihungabana no guhaza umubiri. Iyo urimo guhangana n'ihungabana, ntibyoroshye kwirengagiza ubuzima bw'umubiri. Icyakora kurya indyo yuzuye, kunywa amazi ahagije no kuruhuka bihagije ni ingenzi kugira ngo ugire imbaraga mu by'umunezero. Imyitozo ngororamubiri ishobora kandi kugufasha kugenzura amarangamutima no kugabanya stress. Inama yo kwiyitaho: tangira ku mpinduka nto nko kunywa agakombe k'amazi ugikanguka cyangwa kurya ifunguro rifite intungamubiri. Niba imyitozo igutera ubwoba, gerageza gukora imyitozo yoroheje, yitambike cyangwa kugenda urugendo rugufi. Intambwe ya 5 ni ugushaka ubufasha. Kuganira n'abantu wizera cyangwa umuganga w'inzobere mu buzima bwo mu mutwe bishobora kugufasha gusobanura ibikomere no kumva utari wenyine. Ubufasha bwo mu muryango ni igikoresho gikomeye mu guhangana n'ibikomere. Shyiraho imbibi. Intambwe ya 6 ni ugushyiraho imbibi. Ibyago bishobora gutuma twumva ducika intege kandi tudatekanye, bigatuma bigorana gushyiraho imbibi. Ariko gushyiraho imbibi ni igikorwa cy'ingenzi cyo kwita ku buzima bwawe bw'ubwonko. Kuvuga oya ku bintu bigusunikira cyangwa bigutera umunaniro bishobora kugufasha kurinda imbaraga zawe. Inama yo kwiyitaho ubwawe: menya ahantu mu buzima bwawe ushobora gushyira imbibi, yaba ari ku kazi, mu muryango cyangwa mu bandi bantu bisangiye. Tangira ku bintu ushobora kugeraho, ukagabanya igihe ukoresha muri telefone cyangwa gusaba umwanya wawe igihe umukeneye. Urugero: kuvuga oya, nkeneye umwanya wo kuruhuka mu mpera z'iki cyumweru, bityo sinshaka kuza, tuzategure indi gahunda n'ikindi gihe. Noneho intambwe ya 7 ni ihangane ku bwawe. Kubura ibikomere mu rugendo rufata igihe. Ni ngombwa kwiyitaho, ukagaragariza ubwiyumvire bwiza no gusobanukirwa ko hari iminsi bizaba ikomeye kurusha indi. Inama yo kwiyitaho: niba wumva ko wacitse intege, wibutse ko gukira bitagenda ku murongo ugororotse. Ishimire intsinzi nko kuva mu buriri, kugenda urugendo rugufi cyangwa kurangiza akazi ko mu rugo, niyo haba ari ku munsi ukomeye. Intambwe ya 9 yagufasha guhangana n'ihungabana: gukora ibikorwa bishimishije ndetse no kwihahamuka. Kwishora mu bikorwa bikuzanira umunezero cyangwa kuruhuka birashobora gutanga ihumure. Guhuza n'ibyo ukunda. Ahantu ho guhanga cyangwa kamere bifasha guharura uburinganire no kuzamura umwuka wawe. Inama yo kwiyitaho: shyiraho igihe kuri buri cyumweru, buri gihe, haba gusoma, gushushanya, guhinga cyangwa kureba ikiganiro ukunda. Tangira
ikintu cyoroshye wumva kigushimishije ku rugero, ongera usome igitabo gifite iherezo. Reba igitaramo kigusetsa kandi wirekure. Intambwe y'icyenda zifasha guhangana n'ihungabana. Iyo birenze tekinike zo hasi zirashobora kugufasha gutuza ubwenge bwawe n'umubiri. Ubu buhanga ni ingirakamaro cyane cyane iyo ihahamuka ritera amarangamutima akomeye. Inama yo kwiyitaho: witoze gushingira ku kwibanda ku byiyumviro byawe. Ku rugero, gerageza uburyo bwa vuba ibindi bintu ushobora kubona, ibintu 4 ushobora gukora, ibintu 5 ushobora kumva, ibintu 2 bishobora kunuka, n'ikintu 1 gishobora kuryoha. Birashoboka kugufasha kumva ko uhari. Intambwe ya 9 ishobora kugufasha guhangana n'ihungabana. Iyo birenze tekinike zo hasi birashobora kugufasha gutuza ubwenge bwawe n'umubiri. Mu guhangana ingirakamaro cyane iyo ihahamuka ritera amarangamutima akomeye. Iyo turangije tugiye ku ntambwe ya 10 ariyo ya nyuma ishobora kugufasha ihungabana. Tekereza ubufasha bw'umwuga. Rimwe na rimwe kwiyitaho ntibihagije, kandi gushaka imiti ni intambwe y'ingenzi mu gukiza ihungabana. Ubuvuzi, cyane cyane ubuvuzi bwamenyeshejwe, bushobora gutanga ubufasha bugamije gukira byimbitse. Inama yo kwiyitaho: niba ihahamuka rigira ingaruka mu buzima bwawe bwa buri munsi, tekereza kwegera umuvuzi. Ihahamuka ryibanda ku myitwarire n'ubuvuzi bwiza bwo gukira ihungabana. Kwiyitaho ni igice cy'ingenzi cyo gukira ihahamuka, nubwo bitakuraho ububabare. Bifasha gucunga amarangamutima menshi, gushyigikira ubuzima bw'umubiri no guteza imbere amarangamutima. Wibuke gukira ko ari inzira, kandi ni byiza gutera intambwe nto buri munsi. Izo ntambwe zose uko ari 10 zizagufasha kwiyitaho, guhangana n'ihungabana. Murakoze.